wacu bifuza tugakavukire twaraho kwangwa n'Imana. Niki dukwiriye kuzirikana mu gihe twizihiza Pasika? Iri ni ryo jambo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Turi buze kuvuga ku bintu bine dukwiriye kuzirikana mu isezerano rya kera, hanyuma tuvuge ibintu bitanu dukwiriye kuzirikana mu isezerano rishya. Reka rero dusenga Imana hanyuma dukomeze. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turaguhimbaje kubera ko waturemye mu ishusho yawe, turaguhimbaje kubera ko watanze Kristo akatugura amaraso ye ku musaraba i Golgotha. Muri uyu mwanya ijambo ryawe tugiye kumva, turagusaba kugira ngo umwuka wera atuyobore kandi ashoboze buri muntu wese kumva icyo wifuza ko yumva, kandi imbaraga zawe ziherekeze ijambo ryawe kugira ngo ziduhindure tumere nk'uko ushaka. Urakoze Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hanyuma tubone kuganira kuri uyu mutwe w'amagambo uvuga ngo niki dukwiriye kuzirikana mu gihe twizihiza Pasika, hanyuma tuvuge ibintu bine dukwiriye kuzirikana mu isezerano rya kera, noneho tuvuge ibintu bitanu dukwiriye kuzirikana mu isezerano rishya. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 26 umurongo wa 26 kugeza kwa 29. Bakirya Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, aho abigishwa be arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Turongera dusome mu rwandiko rwa mbere rwanditswe n'intumwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza kwa 19. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe mve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza wanyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo. Reka dusoreze mu gitabo cyo Kuva igice cya 12 umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzabere urwibutso, muzawuziririze ube umunsi mukuru w'iteka, mu bihe byanyu byose muzajye muziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Nubwo isi iri mu bihe bidasanzwe by'umwihariko n'igihugu cyacu, ku bantu bamenye Imana dufite umwihariko wo kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika uhuriranye n'ibihe bishaririye umwana w'umuntu arimo. Mu bihe bisanzwe habagaho ibitaramo n'amateraniro manini binyuranye byo kwizihiza uyu munsi mukuru mu matorero n'amadini bya Gikristo. Ariko muri iki gihe cyo kuguma mu rugo ntabwo ibyo bishoboka kubera impamvu twese tuzi, ariko ibi bihe bikaba bitatubuza kwizihiza Pasika umuntu ku giti cye cyangwa umuryango w'abantu babana, cyane ko na Pasika ya mbere yizihirijwe mu ngo igakorerwa mu muryango, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 12 umurongo wa 3 ahagira hati mubwire iteraniro ry'Abisiraheli ryose, n'Imana bigiraga Mose, ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Ibi bikadutera kwibuka ko itorero ry'Imana atari amazu ahubwo ari abantu, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto igice cya 6 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20 ahagira ati mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ibi bikaduhamiriza ko dukwiriye kwizihiza Pasika aho turi, akaba ariyo mpamvu nahisemo kukwibutsa bimwe mu byo ukwiriye kuzirikana mu gihe wizihiza Pasika. Icya mbere, Pasika yo mu isezerano rya kera yadutera kuzirikana ibiki? Icya kabiri, Pasika yo mu isezerano rishya yadutera kuzirikana ibiki mu gihe turimo kuyizihiza? Icya mbere nuko Pasika yari uburinzi ku Bisiraheli, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 12 igihe Imana yari igiye guteza icyago cya 10 aricyo cya nyuma cyatumye Farawo arekura ubwoko bw'Imana bwari mu buretwa bwari bumazemo igihe kinini, nibwo Imana yaremye Pasika, isaba ubwoko bwayo kubaga umwana w'intama utari warenza umwaka kandi utari ufite inenge, ndetse no gusiga amaraso yawo ku nkomanizo z'imiryango ku nzu bawuririyemo. Imana yababwiye ko ayo maraso ariyo azaba ikimenyetso ubwo umurimbuzi azatambuka nijoro, ko aho azasanga hatari amaraso ko hazaba ibyago hagapfa umwana w'imfura wese ndetse n'uburiza bw'amatungo, ariko ahazaba hari amaraso ko nta byago bizabageraho. Ibi kubikora byasabaga kwizera no kumvira. Uwabisuzuguye wese nubwo yaba umwisiraheli, ibi bisobanuye ko yahuye n'umurimbuzi nta
burinzi bwari buriwe. Uwabyubashye wese nta murimbuzi wageze iwe, nubwo yaba ari umunyegiputa waba yabonye Abisiraheli babikora agapfa kubikora yigana, nta cyago cyageze iwe. Niko ndimo kwibwira nshingiye ku itegeko Imana yari yatanze. Kugira ngo turindwe kandi dukizwe tuzagere mu bwami bw'Imana, bidusaba kwizera ibyo Imana itubwira ndetse tukumvira. Ntabwo ikibazo kiri mu maraso y'intama cyangwa ihene, ahubwo ikibazo cyari ku kwizera ibyo Imana yavuze no kuyumvira, hanyuma hakabaho kurindwa. Icya kabiri ni ikijyanye no kuneshwa kwa Farawo wakoreshaga uburetwa ubwoko bw'Imana. Nk'uko twabisomye mu Kuva igice cya 12, iyi Pasika yashegeshe imbaraga za Farawo n'abanyegiputa, bituma habaho kurekura ubwoko bw'Imana buragenda buva mu buretwa. Ubwoko bw'Imana bwakize ingaruka zose zijyana n'uburetwa, harimo no gukora udahembwa, gukora nta burenganzira ufite, ubukene, agasuzuguro, umubabaro uterwa n'uburetwa, gukubitwa, kutanezerwa n'ibindi. Icya gatatu, iyi Pasika yakuye ubwoko bw'Imana mu buretwa no mu gihugu kitari icyabwo. Nk'uko tumaze kubivuga, ubwoko bw'Imana bwakize uburetwa n'ingaruka zabwo, kandi butangira urugendo rujya mu gihugu Imana yabasezeranije cyabo bwite, aho bari kuba bafite uburenganzira bwuzuye, umunezero wuzuye n'ibindi. Icya kane, Pasika yahaye ubwoko bw'Imana imbaraga zo guhaguruka no gutangira urugendo rujya mu gihugu cy'amasezerano. Uwo munsi wa Pasika ya mbere Imana yakoresheje, yabwiye ubwoko bwayo muri iryo joro ko bugomba kurya inyama z'intama cyangwa ihene, bakazirisha imitsima idasembuwe ndetse n'imboga zisharira. Tutiriwe twinjira mu gisobanuro cya buri kintu, kurya ibi byagombaga kubatera imbaraga zo guhaguruka no gutangira urugendo rujya mu gihugu Imana yabasezeranije. Kabiri, icyo dukwiriye kuzirikana kuri Pasika yo mu isezerano rishya. Icya mbere, ijambo ry'Imana ritubwira ko isezerano rya kera ryari ubuhanuzi buhanura isezerano rishya. Iyo dusomye mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17, tuhasanga ijambo Paulo avuga ko nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Icya kabiri, Yesu niwe ntama yacu ya Pasika cyangwa umutambyi akaba n'igitambo. Iki ni ikintu dukwiriye kuzirikana mu gihe twizihiza Pasika y'isezerano rishya. Yohana Umubatiza avuga kuri Kristo, yabwiye abantu ko ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibyo dushobora kubisoma mu butumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 kugeza kwa 30, aho Yohana agira ati, bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Umuhanuzi Yesaya we hari icyo yabivuzeho. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 53 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12, tuhasanga aho Yesaya agira ati, ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama ishecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka niyo byamukujeho. Mu bigihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitamba ho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Azabona urubyaro, ibi bisobanuye itorero, azarama, ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe, bimwe
nimwishimishe bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Ubu bwose bwari ubuhanuzi bwahanuwe mbere y'imyaka myinshi bwavugaga ku rupfu rwa Yesu, nuko azabambwa hagati y'ibisambo, nuko azashyingurwa, n'icyo urupfu rwe rutumariye ku bantu bamwizera. Icyo dukwiriye kuzirikana mu isezerano rishya nuko Pasika yo mu isezerano rya kera yashushanyaga urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Ariyo mpamvu igihe yasangiraga n'intumwa ze Pasika ya nyuma, yabahaye igikombe akababwira ko ari amaraso y'isezerano rishya agiye kumeneka kugira ngo benshi babarirwe ibyaha. Bivuze isezerano rya kera ko ryari risimbuye n'isezerano rishya. Mu isezerano rya kera abatambyi bari abantu batoranijwe n'Imana, bahuzaga abantu n'Imana, ariko mu isezerano rishya umutambyi ni Yesu waduhuje n'Imana. Mu isezerano rya kera ibitambo byari amatungo nk'intama n'ibindi, ariko mu isezerano rishya igitambo ni Yesu. Ibyo twabisoma mu gitabo cyandikiwe Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 22 kugeza kwa 28, aho uyu mwanditsi agira ati, niyo cyatumye Yesu aba umwishingirije w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza, kandi babandi babaye abatambyi ni benshi, kuko urupfu rubabuza guhoraho, naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abageragezwa n'Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo, wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha, kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nk'aba batambyi bakuru bandi babanzaga kwitambira ibitambo by'ibyaha byabo ubwabo, hanyuma ngo abone uko bitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibihagije iteka ubwo yitambaga. Amategeko ashyiriraho abanyantege nke kuba ari bo baba abatambyi bakuru, naho ijambo rya yandahiro ryaje nyuma y'amategeko rishyiraho umwana w'Imana watunganijwe rwose kugeza iteka ryose. Gatatu, isezerano rya kera ryari isezerano hagati y'Imana n'ubwoko bw'Abisiraheli, ariko isezerano rishya ni ry'Imana n'isi yose. Iki ni ikintu dukwiye kuzirikana mu gihe twizihiza Pasika, cyane cyane mu isezerano rishya. Bivuze ngo Pasika ya mbere yari Pasika yari hagati y'Uwiteka Imana n'ubwoko bwayo bw'Abisiraheli, ariko Pasika mu isezerano rishya yari Pasika iri hagati y'Uwiteka Imana ndetse n'isi yose. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ni cya 12 umurongo wa 32 kugeza kwa 33, hano haravuga ngo, nanjye nimanikwa hejuru y'isi yose nzireherezaho abantu bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwarirwo. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza kwa 18 haravuga ngo, nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'Ubwisiraheli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Boneye mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu tugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo bababiri abarememo umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure kandi abari bugufi, nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari we uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Icya kane dukwiye kuzirikana mu gihe tuziza Pasika, cyane cyane no mu isezerano rishya, nuko amaraso ya Yesu aturinda. Kubera ko amaraso ya Yesu arusha igiciro amaraso y'amatungo, izahabu, ifeza n'andi mabuye yose y'igiciro, nk'uko twabisomye mu rwandiko rwanditswe n'intumwa Petero. Iyo twizeye tukozwa n'amaraso ye, biduhindura abana b'Imana, bigatuma tuba ab'igiciro, ndetse Imana ikaturinda kubera ko twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana w'Imana. Iyo dusomye Yesaya igice cya 43 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4, tuhasanga ahantu Imana ivuga ngo, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isiraheli umukiza wawe, nagutangiriye Egiputa aho inshungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Niyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Aha ikigaragaramo harimo hagaramo ko Uwiteka bikoze kubera ko ari umukiza wacu. Cya gatanu dukwiriye kuzirikana, ari nacyo nifuza ko cyaba icya nyuma, nawe wakora list ishobora kuba ndende y'ibyo wazirikana muri
kino gihe cyo kwizihiza Pasika mu isezerano rishya. Icya gatanu kiravuga ngo Yesu yaneshe Satani kubw'urupfu rwe, kandi iyi ntsinzi ntabwo ari iye, ni yacu. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice ni cya 2 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15, tuhasanga ijambo rivuga ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho ku rubamba ku musaraba, kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Uyu murongo ukomeza utwereka ko Yesu yanesheje Satani bidasubirwaho kubw'urupfu rwe, kandi ko amaraso ye cyangwa urupfu rwe ruduhesha kuva mu buretwa bwa Satani n'ingaruka zabwo, tukababarirwa ibyaha, dutangira urugendo rutujyana mu ijuru, duhabwa ubugingo buhoraho ndetse n'imbaraga zo gukomeza urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza 15, tuhasanga ijambo rivuga ngo kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Uyu ni Yesu wivugaga, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Mu gusoza nakwibutsa ko Pasika mu isezerano rya kera yashushanyaga urupfu rwa Yesu, kandi ko kwizera ko Yesu yapfuye kubera ibyaha byacu ndetse akazuka ko bidukura mu buretwa bwa Satani, tugahinduka abana b'Imana, tugahabwa ubugingo buhoraho. Kandi iyo twizeye ari bwo tuba dutangiye urugendo rujya mu ijuru, kuko urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe ntacyo byaba bitumariye hatarimo gahunda yo kujya mu ijuru. Iyo dusomye ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 26:29, Yesu arimo asangira n'abigishwa be kuri Pasika, ari nayo ya nyuma yaje kubambwaho, yaravuze ngo ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Biragaragara ko hano harimo isezerano ry'uko Yesu abwiye abigishwa be cyangwa se intumwa ze yuko gahunda yindi izakurikiraho yo gusangira vino yuko izabera mu bwami bwa Data. Harimo gahunda yo kubajyana mu ijuru, harimo gahunda ndetse yo kugaruka kwe. Ibi rero tugomba kubizirikana iyo twizihiza Pasika, kubera ko iyo Abisirayeli bizihiza Pasika bagakora byose Imana yababwiye, ariko ntibave muri Egiputa ngo bajye mu gihugu Imana yabasezeranije, ntacyo kubaga umwana w'intama, kurya, gusiga amaraso yo ku nkomanizo z'umuryango, kwica abana b'imfura bo kwa Farawo n'uburizaga amatungo, ntacyo byari kuba bibamariye. Natwe urupfu rwa Yesu nta gisobanuro rwaba rufite kuri twebwe hatarimo kujya mu ijuru. Turasabwa gukomeza kwizera ibyo Imana yadukoreye kubw'urupfu rwa Yesu, no kwizera ko Yesu azagaruka ndetse no kumwitegura kuko azaza atunguranye. Mu gukomeza rero gusoza ndetse tugana mu mwanya wo gusenga Imana, nagusaba wowe wamaze kwakira Yesu, wowe wizera ko Yesu yapfuye mu mwanya wawe ku musaraba i Golgotha ndetse akaba yarazutse, intsinzi ye akaba ari intsinzi yawe, kubwa Yesu ukaba waravuye mu bata bwa Satani, ndagira ngo dufatanye ushima Imana. Ariko nawe utarizera urupfu rwa Yesu Kristo ngo rugire ikintu ruhindura mu buzima bwawe, bitume urwizera utangire urugendo rujya mu ijuru, wakira Yesu umwami n'umukiza, ndagira ngo nawe umwakire kandi wakire ibyo gukoreye ku musaraba i Golgotha, bizana impinduka mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha. Mwari kumwe na Pastor Gatanazi Justin. Reka dusenge Imana dushima Imana, tunasabira ndetse abantu batari bakira Yesu kugira ngo Imana ibahe kumwakira no kwizera ibyo yabakoreye ku musaraba i Golgotha. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubera ko waducunguye ku musaraba i Golgotha. Ubwo twakoze ibyaha ntabwo waturetse. Igihe Adamu na Eva bacumuraga muri Edeni, wabasezeranije kuzabaha umucunguzi uzamena Satani umutwe, yarangiza akamushegesha. Iyo kigeze rero watanze Yesu, arapfa ku musaraba i Golgotha, yishyiraho ibyaha byacu, ahanwa mu mwanya wacu. Turagushimiye kubera ko waduhaye Kristo, waduhaye kumwakira, waduhaye kumwizera. Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubera ko waduhaye ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, ukatubabarira ibyaha, ukatuvana mu buretwa bwa Satani, ukaba waradushyize mu mudendezo, kandi tukaba dutegereje yuko uzagaruka kutujyana. Dusengeye abantu bose batizera Yesu, dusengeye abantu batemera ko Yesu yabapfiriye ku musaraba ndetse ngo hamwe mu mwanya wabo akaba yarazutse kubera bo, kugira ngo ubahe kwizera Yesu no kumwakira, kugira ngo babarirwe ibyaha byabo, ubwo Yesu azagaruka bazajye mu bwami bwe. Rero ukomeze kutuyobora, imbaraga zawe ziduhindure kandi ziturinde, udufashe kuzirikana ibyo wadukoreye kubw'urupfu rwa Yesu. Urakoze Mana, turagushimye. Komeza uturinde mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikoreraga ibyo kamere yacu yifuza, tugakavukire twarabo kwangwa n'Imana, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yemera gutanga Yesu ngo ashenjagurwe, igihano cy'ibyaha byacu akishyiraho, yemera gupfa urupfu rw'agashinyaguro.
kanyaga n'Imana. amaraso ya Yesu yarukuyeho barusika badutandukanyaga n'Imana. Amaraso ya Yesu yarukuyeho. twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, umwanzi Satani adutwaza igitugu, twiberaga umwijima w'icuraburindi, intimba n'imibabaro byari bitumaze. twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, umwanzi Satani adutwaza igitugu, twiberaga umwijima w'icuraburindi, intimba n'imibabaro byari bitumaze. Mbega ubuntu butangaje twagiriwe twebwe abari kure, igizwe hafi y'Imana, iturindura ubwoko bwayo. mbega ubuntu butangaje twagiriwe na Yesu, abari kure twigizwe hafi y'Imana. asingizwe Yesu utaranze gupfa, ashimwe Yesu we watwitangiye, ntabikuzo yatubereye igitambo, ashimwe hejuru kuko ataheze mu mva. asingizwe Yesu utaranze gupfa, ashimwe Yesu we watwitangiye, ntabikuzo yatubereye igitambo, ashimwe hejuru kuko ataheze mu mva. umwami wacu ni muzima, yarazutse natwe twapfanye nawe tuzukana nawe, kandi umwami wacu yagiye mu ijuru kudutegurira hacu, kugira ngo azaba natwe abariho tuzaba. yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ubu turi abaragwa b'ijuru. Yesu ni muzima, ni muzima, Yesu ni muzima. Haleluya, akwiye icyubahiro cyinshi. asingizwe Yesu utaranze gupfa, ashimwe Yesu we watwitangiye, ntabikuzo yatubereye igitambo, ashimwe hejuru kuko ataheze mu mva. asingizwe Yesu utaranze gupfa, ashimwe Yesu we watwitangiye, Haleluya, ntabikuzo yatubereye igitambo, ashimwe hejuru kuko ataheze mu mva. asingizwe